imigisha Imana iguha ibyo yakoze biradutangaza imigisha Imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Thank you so much. Murakoze abakunzi ba Ndanda TV, turi kumwe n'umuramyi ukomeye Richard Zebedaya. Richard, umeze neza? Umeze neza, turashima Imana. Namwe n'amahoro? Natwe n'amahoro. Wasuhuza abakunzi ba Ndanda TV? Abakunzi ba Ndanda TV ndabasuhuza cyane. Imana ibamugishe cyane aho mwerere hose. Richard, twakubaza gato, ese ubuzima bwo hanze yo kuririmba bwaba bwifashe gute? Ni icyo ukora iyo utari kuramya? Okay, mu buzima busanzwe nyuma y'amateraniro of course ubuzima bugomba gukomeza. Akenshi ndi mu rugo cyangwa se nkaba ndi muri siporo, ngenda gukora siporo cyane, cyangwa nagiye gutembera n'inshuti zanjye. Yani n'ubwo buzima mbayemo ariko bari sawa, bimeze neza cyane. Richard, tukubona kenshi mu materaniro, n'ubu ngubu tugusanze hanze y'amateraniro. Ese iyo uri kuramya ni iki kuri wowe? Kuramya n'ubuzima, kuramya ni wo muco wanjye, reka mvuge gutyo, nibwo buzima nakuriyemo, nibyo nisanzemo. Kuramya kuri njyewe ni n'ubuzima. Ndi kuvuga irindi jambo nakoresha rirenze ibyo, ariko n'ubuzima ni tubayemo. Ni nk'uko nabivuga. Duheruka kubona usohora cover y'indirimbo wahuriyemo n'abandi bahanzi. Iriya ndirimbo ikaba iri gufasha abantu benshi. Se waturirimbira akantu gatoya? Imigisha Imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Imigisha Imana iguha ibyo yakoze biradutangaza. Thank you so much. Urakoze. Twagira ngo ugire icyo ubwira abakunzi bawe. Ese nta kandi karirimbo waba uri kubategurira? Ni nyinshi cyane, icyo nababwira ngo mudushyigikire, ikindi kandi mukomere mu mwami. Yesu arakora, Yesu nta kintu na kimwe kimunanira. Ibyaha buri gucamo byose wowe dukurikiye, ubumure dufite Imana. Murakoze. Uyu munsi twakubonye uramya mu ndirimbo nziza ya Healing. Ese iyo uri kuririmba hari imbere, ni iki kintu kigushimisha iyo uri mu materaniro? Icyambere ni ukubona abantu banezerewe, bishimiye indirimbo turi kuririmba, ko twebwe abaririmbyi tuba turi kuririmba hariya tumeze nk'icyambu gihuza abantu n'Imana mu kugira umunezero. Ni nayo mpamvu akenshi buriya umuririmbyi iyo byamupfanye cyangwa se bitameze neza, biragoye ko umuntu yasingira ubwiza bw'Imana. Yego wabusingira, simvuze kutabusingira, ariko biba byanyuze mu nzira. Rero icyo navuga nuko twebwe birashimisha kubona abantu banezerewe, bishimye, kuko ni nkawo murimo mba ngomba gukora, guhuza abantu n'Imana. Yego. Ese Richard, waba uteganya gusohora indirimbo yawe itari cover? Ndabiteganya cyane, kandi mbere y'uko inasohoka nzatanga itangazo kugira ngo abantu babimenye, kubera ko abantu bamenyereye indirimbo za cover. So ntabwo nahita mpfa kuyisohora gutyo ntabanje kubateguza, bagira ngo nayo ni cover, ariko ni vuba cyane kandi abantu bazabanza bimenye mbere y'uko isohoka. Murakoze. Turagushimiye kuri aka kanya duhaye abakunzi ba Ndanda TV. Wabasuhuza unabashimira kuri aka kanya? Ndabashimiye cyane, mukomeze mukore subscribe kuri Ndanda TV, abashyiraho ibintu byiza cyane, mukomeze mumushyigikire kandi musharinge. Imana ibamugisha cyane. Murakoze. Reka tukureke usubire mu materaniro. Murakoze. Yes,
urizwe Yesu we zamura ibiganza ubugingo bwaze urizwe uwamupfiriye uhumure mu izina rya Yesu ubugingo bwaze twese ubugingo bwaze tuzamura ibiganza ubugingo bwaze
yesu ikuzo n'ishimwe kuko ari we abo mu miryango zose usoma kandi uruwigitangaza yesu
Yesu